Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya MBTV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo turakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Nyebebuka cya 37 iki inkuru uko nazinutswe urukundo muri ko cyarangiye ubwo Blaise byamukomeranye nyuma yaho yaramaze gusoma ibaruwa iri igikumwe cy'amaraso atarazi neza umuntu wari yanditse ibaruwa yari maze kumutera ubwoba ariko nanone ikaza gutuma asa nuguye igihumure. Byarangiye rero Deborah amaze kumugeraho atangira kumunyeganyeza ndetse birangira Deborah nawe ubwe afashe iyo baruwa yari maze gutera ikibazo Blaise nawe atangira kuyisoma. Ese byaje kumugendekera gute? Byarangiye gute? Reka dushira amatsiko twumva cyo 38 cy'inkuru ntibutsa kureba munsi yayo ukareba hari butukoretse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukana akamenyetso k'inzogera gatakaza ku ruhande kugira ngo dushyire 39 uzahita wakira ubutumwa bugufi kumenyesha uko kigeze ugahita ucyumva. Noneho ibintu bigeze wandabaga agahuru k'imbwa karahiye. Umva ko muhire nigenje haba umugabo wihagazeho nkihanganira byinshi ngashinyiriza mu rukundo ariko ubu noneho ntaho ndarucikira ruranyivugana pe. Burya nimubona umuntu yiyahuye agapfa cyangwa bikamupfubana ntimukumve ko ari umurengwe cyangwa se ubwana bwinshi. Hari ubwibazo biba byamurenze akabura uwo yizera ngo abimubwira muhumuriza ruhuke cyangwa se mukomeze mu buzima. Buriya aba yaramaze igihe gihagije agundagurana n'imizigo imuremereye yenda kumuturitsa umutima nubwo we yayikuganiriza ukumva hari we arimo kuremereza ibyo wowe ubona ko byoroshye ntuzabisuzugure ngo ni kagaho kari ku wundi gahandurika. Ni nka ko ujye kwa muganga uta ku mutwe wakwishe wumva wenda gutakara wagerayo ugaca igikuba ngo nibakuvura urapfuye maze muganga akaza rundi wundi ati ba wicaye gato utegereze turaje tukuvure nuko akajya kwita ku bandi barwayi bigatinda ukijujuru tugatera itiku ngo barakurangaranye ngo batanga serivisi mbi nyamara wenda muganga afite abandi barwayi bamuzaniye barwaye za kanseri umutima ababyeyi babyara abahuye n'impanuka ndetse ababaye kukurusha agomba kwitaho mbere. Kandi ikindi kuko muganga aba yarakiriye abarwayi benshi abaza uko ibibazo birutana. Gusa nanone uwo murwayi yabonye nk'abantu b'indembe banyuzeho cyangwa ukababona barumiye mu bitaro barabuze ubupfa bakaruhuka bakabura ubukira bagataha ahubwo bakagumya kurusha iminsi gusa ubwabyo bigucisha bugufi. Ivogonyo bateraga ngo umutwe urwaye watumye utikorera akazi kawe neza urarucuka rumira ugacengerwa n'ibyo ubonye bikakurenga ugasigara ubasabira ari nako ushima Imana ko wowe uri muzima. Simvugira cyane abaganga ngo nibasira abarwayi hari n'abaganga ba nta kigenda bameze nk'abakozi b'indakoreka aho usanga biganirira kirere ishya nyamara abarwayi babyiganira ku ntebe bategererezaho abandi bahongeye byabayobeye. Rero buri ibibazo bikomerera nyirabyo kuko nanjye abo twakoranaga abo twahuraga babaga bazi ko ndazonzwe n'umunezero kuko nashatse umukobwa wa bosi nyamara wari kunkanga gato nari guhubuka nkaca umutima. Duherukana mbabwira ko nari insinzire nibereye mu nzozi ndimo ndyoshya n'abahoze ari umukunzi wanjye wa kera na Deborah atangiye gusoma rwa rwandiko rwanteye isereri nkazunga muzunga nkakizwa no kugwa gacuho. Deborah ncundagwa na nibereye mu munezero nk'uwatangiye ukwezi kwa buki akirangiza kunyeganyeza nakomeje kwisinzirira mpita nikomereza za nzozi zanjye nkomeza kuryoshya n'umukobwa nihebeye Sylvie ngo nagiye kumva numvijwe n'akazi ke kagenda nkazuke kajemo aho twari turi muri bwa busitani bwari bwaturyohanye nka Eden ya Adamu na Eva. Nuko byaje kubarangirana nawe bakora ikosa sakirirego bica isezerano bagiranye n'uwabahaye kubaho bigomeka ku mubumbyi w'ijuru n'isi bakava mu mata bakajya mu bitovu bakamburwa ubuzima bakarorongotanira mu buzima buzima aho imiruho babona bombi. Njyewe rero na Sylvie twari twisanzuye nta kiturogoya twemerewe byose. Sylvie yarahagurutse maze arampindukirira arambura akaboko ke kari kameze nk'umurishyo w'ingoma zibyukurutse umwami maze kumureba mu maso kubumba umunwa biratwangira turisekera twembi ntacyo twikanga dutangira kubyinana ingwatira ntarimenyereye cyane ko Sylvie nawe atarayimenyereye ariko ibyo kubyina neza nta wabitugenzuragaho ngo abitunenge cyangwa biduhembere twibyinira uko dushaka. Numvaga ubwenge bwagiye nk'ejo natwawe n'amarangamutima y'urukundo rw'umwimerere maze ngo numva Sylvie ndamwifuje musaba ko twiherera nkamwikuza abyumva bwangu nk'orose wabyukaga mbese nk'usunitse wirukaga ngo ntabwo byari kudusaba kujya hiherereye ngo kuko nta muntu wari kugera muri ako gace ngo naramwegereye ndamuhobera ndamwiyegamiza ngo mutegura ariko namufungura ikanzu maze ndamukomeza cyane. Nkimara gufungura ikanzu namukoze mu bitugu bitari bicyambaye numva harahanda nko ku mugongo w'igikeri ngira ngo hari ikindi yari yambariyeho nkomeza kumwegereza intoki ngo numvise umusatsi umvuye ku mutwe nibaza ikinteye ubwoba icyo ari cyo naho giturutse ngo numvise nashobora kwihanganira ibyo numvaga ndekura Sylvie gake maze ndebye isura ye mu maso mbona yagize igisura nk'icy'abagabo mbona Sylvie yiburiye agahinduka urukoko za nyoni ziririmba na za nyamaswa mbona zije zisa nabi ha hantu haba habi
mbese nko mu ishyamba ndikanga maze ndasimbuka ngo mpunge Sylvie nako icyo kintu nasimbutse ntokesha sinzi ururimi nabivuzemo gusa icyo cyo nuko byari gutokesha nkangukiye hejuru nasanze abantu benshi mbese nka batatu b'abaturanyi bari iwanjye noneho mu cyumba ndyamyemo numva ngize ikibazo kandi nibaza igituma batinyuka kuza iwanjye iryo joro noneho bari mu cyumba cy'uburyamo maze ntaragira icyo mbabaza numva umugore wanjye nihira hirya ikiniga cyamubujije kuvuga neza yabuze aho kwirwa kubw'ibaruwa yasomye nawe ukurikije ibyari byanditse muri urwo rwandiko nta kabuza rwari rwamuhahamuye yibaza niba ibyo asomye ari inzozi cyangwa se bifite aho bihuriye n'ukuri yibajije uburyo n'aba ndimo umuhanga bigezaho ku buryo kuva twamenyana yamenye nk'umuntu mwiza akanyemera kanserera bikageza tubanye tukabyarana imfura ataravumbura ubunyamaswa bwanjye kugeza aho yasomera urwo rwandiko. Deborah ngo yifuzaga kunkangura ngo musobanurire ibyo yari asomye mu rwandiko ariko bibi by'ubusa kuko abo baturanyi bamaze kubona ko kurusoma bimugenjeje bamubuza kunkangura kuko bakekaga ko hashobora kuvuka amakimbirane kandi bari babonye ko nanjye nkeneye umwanya nkaruhuka kuko nahungabanye. Nawe nkangiye yibajije uwanditse urwo rwandiko niba ari Sylvie w'abakiri muzima bikoze ariko nanone akumva bishobora kuba ari undi. Urwandiko rwari rukomeje kuba urwandiko rumaze kunkuraho rutaretse n'umugore wanjye wari umaze kugwa mu kantu kubera ibyo yararusomyemo. Nasuhuje abo bagabo n'umugore umwe bari kumwe mbabaza icyabaye barandeba ntibavuga nibajije icyatumye baza ndetse bakinjira mu cyumba cyanjye nibuka ko nasinzirijwe na stress natewe n'urwandiko nasomye mbona umwe muri abo baturanyi ari we urufite mpita ndumushikuza mbasaba kunsohokera mu cyumba ariko byari ukwikura mu isoni kuko nari nasobanukiye ko ubwo nangaga gukingurira Sheri yahuruje abantu. Barasohotse nanjye nsigarana na madamu mu cyumba mubaza uko amerewe niko kumbaza yihuse n'ibyo yasomye mu rwandiko ari byo musaba gutuza nkamusobanurira arabyanga ambwira gusubiza nibyo cyangwa sibyo. Nabuze igisubizo mpitamo hagati y'ibyo yashakaga mubwira ko yatuza nkaza kumusobanurira abantu bari muri salo bagiye abanza kubyanga ariko ageze harabyemera maze tujyana muri salo ahita bashimira ko bakoze kumutabara njye ntacyo nari kuvuga nayo najomye. Deborah yabasabye kwitahira bakajya kuryama kuko ibintu byari byabaye amahoro maze badusezeraho barataha natwe dusigaraho muri salo ducecetse. Numvaga ntumva neza ibyabaye numva nkeneye akanya ngo ntekereze ku magambo banyandikiye menye neza uwayanditse kuko numvaga harimo urujijo ntapfa guhamya ngo n'uyu wabikoze cyangwa n'uriya. Madamu yahise ampindukirira atampaye akanya na gato ngo nimusobanurire maze ibyabaye abimenye. Kuba imbere y'umugore wanjye Deborah nshingiye ku nzozi nari maze kurota njye numvaga namuciye inyuma rero nkumva afite isoni zo kumureba mu maso kuko ibyo nari nasomye byari byandenze. Nabwiye Sheri Deborah kumbabarira kuko numvaga aryo jambo ribangutse namubwira. Yambajije impamvu musaba imbabazi ambaza niba musabye imbabazi z'uko namuhisha ibyo nakoze kera ntoya ambaza niba nzimusabiye ko namukingiranye bigatuma ahuruza abantu nabwo ndamuhakanira. Yambajije ikindi musaba imbabazi mubwira ko nzimusabiye ko ntawashije kumusobanurira nk'uko abyifuza. Namubwiye ko mu by'ukuri nanjye ntazi uwanditse urwo rwandiko mubwira ko ubwo narusomaga aho yanditse yanshinjaga kwibagirwa vuba uwo nakundaga simushakisha igihe kirekire nahise numva nta kabuza ari Sylvie ukiri muzima wanyandikiye ariko ngeze ahavuga ngo nakunze Sylvie mutesha umutwe mutesha n'umukunzi we mu buto mpita nanone numva ko ibyo atari Sylvie wabyandika kuko Sylvie yari azi neza ko mukunda ahubwo mpita nkeka ko nta kabuza ari Aimable waba ari kunyurira ko napfushije ubuso bareranywe nkamumwambura sinamwiteho nkamurangarana nkigira umwasama bikarangira nanjye tutabanye. Nanone kandi numvise incyuro z'uko nafungishije mukuru wanjye na mushuti wanjye Ernest numva byanze bikunze mukuru wanjye niwe nongeye gukeka kuba inyuma y'uru rwandiko rutugejeje ku buce. Deborah yahise ambaza niba ibyo byose byanditswe ntacyo mbiziho ndabigarama mubwira ko wagira ngo urupapuro rwanditswe na Sylvie Aimable na mukuru wanjye bafatanije ariko kandi nkurikije urukundo Sylvie yankundaga katankekera amafuti nkayo karamutse akiriho atakwihanganira kubaho atazi amakuru yanjye kandi nanjye ntazi amakuru ye. Gusa nanone natewe ubwoba n'amagambo yasorejeho ambwira ko ari hafi ari kundeba ko ntamuzi kandi we nzi kandi ko tuziranye ndetse ntega iminsi ko ubuzima bwanjye burangiye bisa naho agiye kunyica cyangwa agiye kunyicisha. Sheri nabonye ahinduwe n'ayo magambo nari nsorejeho maze musaba kutabazwa nabyo ahubwo ko yakwemera ukuri kwanjye ntamfatanye n'uwaba yanditse uru rwandiko kandi ko mbona warwanditse yaragamije kwatsa umuriro mu rugo rwacu ko twamuhimisha kubisuzugura gusa. Deborah ibyo ntiyabikozwaga yari yahindutse pe yambwiraga ko ibyo ndi kuvuga ari amatakirangoyi k'amaherezo azagera hakamenya ukuri ngo ikinyoma ntikiramba yizeraga ko ari nzitwazo nari ndi kumuha. Mbubonye kirakaye naramwegereye mukorakoraho ndamuguyaguye mugusha neza ngo nibura acururuka nyumve neza. Nabwiye Sheri ko ibyo byose banshinja nta na kimwe nakoze ko naranzwe no kugira urukundo gusa kandi ko Sylvie batamushimuse ku burangare bwanjye ko nari nzi ko agiye kwa nyina wabo kandi yari ajyanye na murumuna we bityo nta gihunga cyangwa impungenge nari kugira cyane ko butari bunije cyane kurusha iminsi ajyaga ataha bwije kubera akazi. Ubwo nisobanuraga ku mugore nibura ngo ndebe ko yangarurira icyizere mubwire ko kandi avuga ko nihutiye kumukunda ndetse tugahita tubana batazi ko Deborah namumenye kera akankunda ntaramwiyumvamo ariko nanjye mukunda nkamubuzwa nuko nari narakunze undi kandi ari umwana wa boss.
bityo nyuma y'urupfu rwa Sylvie kumenyana nawe no kubana bitari gusaba igihe kirekire cyo kwiganaho kuko twari tuziranye bihagije, ariko abo bavuga ibyo byose batabizi. Uko nahuraguraga ibigambo byinshi sinari namenye ko umugore wanjye yasinziriye kera, uko nari namwiyegamije rero nawe yari afite ibitotsi byinshi uko byari bigeze saa 7 z'ijoro ataragera mu buriri ari mu muhangayiko. Umwana wacu wari ukiri muto, umukozi yari yamujyanye mu cyumba araramo kuko yabonaga twebwe tutameze neza. Nibajije niba Deborah yasinziriye yumvishe neza ibyo namubwiraga byose, ntekereje ko amaze akanya atinyeganyeza, nanjye nkaba nageraga ngo nagahinda kamwegetse, nsanga ibyo nibyo bita gucurangira abahetsi. Sinahise njya kuryama, nari mbonye akanya ko kwitekerezaho, nibaza ko muriho nahereyeho ngitangira urugamba rw'urukundo. Ngeze uwo munsi na kiryo joro ryari ryambere agaterera nzamba, nsanga ngeze harindimuka. Numvise ntangiye gusinzira, nterura madamu mujyana mu cyumba, negekaho kuko serire bari bayiteye Gatarina, maze njya mu busaswa turiryamira. Muri iyo minsi umutima ntiwari utuje kuko numvaga nzengurutswe n'icyizere gike abantu bari batangiye kungirira, harimo n'umudamu wanjye nakundaga cyane. Ibyo kumukekera kwicisha Sylvie ibyo byari byavuyeho, none hari ngicyasha kiriho kubera rwa rwandiko rusinyishijwe amaraso, ariko nta kundi nagombaga kwemera urwaje. Niyemeje kujya guhura na Aimable kuko ari we byari byoroshye guhita mbona, mubona akekeraga kwandika rwa rupapuro rwari rwatujengereje, duhana gahunda ko tuzahura. Ikindi ntitwari twagahuye kuva nashaka umugore. Yambajije amakuru y'umuryango wanjye mubwira ko ari meza, maze mubaza uko amerewe mu buzima, niba nta n'icyo yibwira ku ngingo ijyanye no gushaka umugore. Ubwo nagira ngo mbone aho muhera mushotore avuga icyo atekereza cyose. Yambwiye ko nanubwo atarakira ibikomere bya Sylvie, yategereje imyaka 6 agasanga yaratatiye igihango, gusa yungamo ko agifite igihe cyo gutuza akitekerezaho mpaka yumvise ko ari ngombwa ko yakunda undi. Kuko numvaga kuguma kumuhata ibibazo aragira ngo hari ikingenza akamvumbura, naracecetse ndamwihorera ngo abari wumbaza. Ntihatindiganije ambaza ko nahise nkundana na Deborah Sylvie akimara gupfa, amaza niba Sylvie naramutendekaga Deborah, musobanurira uko byagenze. Kubera icyo kibazo yarambajije, nahise numva ko byanze bikunze Aimable yizera ko naba mfite uruhare mu rupfu rwa Sylvie, cyangwa akaba akeka ko Deborah ari we waba yaragambanye ngo akunda nyifunge. Ibyo nabyemejwe cyane nuko yambajije niba nari nsanzwe nziranye na Deborah mbere y'urupfu rwa Sylvie, ndabimwemerera, ndetse namubwira ko Deborah yakundaga kuza aho nkorera muri business ya se. Aimable yambajije impamvu ntakeka umugore wanjye mwibura n'icwa rya Sylvie, mubwira ko umugore wanjye atari gutinyuka kubikora kuko nubwo yankundaga yangaga icyatuma mbabara, bityo rero kwicisha Sylvie byari kumpangayikisha cyane, kandi ibyo Deborah yari abizi neza ko nta mahoro nari kugira. Aimable yambajije niba nizera ko Sylvie yaba yarapfuye. Nirinda kumubwira inzozi umugore wanjye yarose, kandi sinamubwira ko n'abanyamasengesho bambwiye ko mu bafunze bamuzira nta wamwicishije urimo. Nari natangiye kubona ko byanze bikunze Aimable atari yakira ko Sylvie yapfuye, akaba ari impamvu adashaka, akeka ko wenda Sylvie yazagaruka. Namusubije ko nta kabuza Sylvie yapfuye kuko ngewe ubwanjye nari nariboneye imbago ye mu kidaturwa, nkanibonera n'umurambo we wambaye umwenda yari yambaye ubwo yansiganaga na Ernest. Mubwira ko adakwiye kubitindaho, ko yakwishakira undi nawe agakora umuryango kugira ngo atazahambarwa ikara. Yabyemeye atabyemeye, ariko yibutse iminsi namaze ndwaye urupfu rwa Sylvie, arabyumva nsezeranya ko bitari kera azamurikira umukunzi we mushya. Aimable yaramperekeje ndataha, ariko ngenda ntamenye neza niba ari we waba yanditse urwandiko. Nagiye nibaza icyo noneho ndakora ngo menye uwanditse urwo rupapuro. Numva ngomba kuzajya gusura mukuru wanjye, nawe nkumva impumeko ye. Ndi kuri moto ntashye nkiva i Remera nerekeje ku Murindi, nabonye amahusho ko umuntu uri kugenda n'amaguru usa neza na Sylvie. Umutima wanjye utera insigane, ubwoba bunzamukamo, ariko niyumvamo ko ngomba kumureba. Nasabye motari guhita akata moto nkajya kumwitegereza neza. Tubura uko dukata kuko hari imodoka nyinshi zijya mu cyerekezo twavagamo. Moto yakomeje kugenda gahoro, tugeze aho tubona inzira, turakata turagaruka. Reka nubwo 38 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo aha kirangiriye. Niba hari amatsiko usubiranye ko byaje kugenda, wicyo usabwa gusa no kura munsi y'inkuru ukareba ari butukuratse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda kumenyetso kw'inzogera agakaza ku ruhande kugira ngo ndishiraho cyo cya 39 uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha ko kigezeho ugahita ucyumva.